nzaba ndwubaka rubyimbura Vidare wa Polide. Nzaba ndwubaka rubyindura. Naye narinje guhinduza izina ryanjye. Bakwita nde? Nje nitwa Ngumba y'ingwe Bugeri. Uvuze? Yes, alo? Waramutse neza? Meze neza cyane, ubu ngubu akazi nagatangiye. Ariko abanyarwanda barita my god. Ngo nzamurerera iki Imana yamumpereye. Ndi kugenda ya mazina ngerageza kugenda nyahindura kugira ngo nyene mbita amazina meza abereye abantu. Kubera ko ari amazina yawe y'amagenurano nta wamenye ikintu cyatumaga ababyeyi babiyita. Ibyo bintu rero by'intambara nibyo dushaka kubica burundu kugira ngo abantu batangire kubaho bamerewe neza bafite n'amazina bakwiye. Ngo si ryanjye ry'urumva napfa kuri kubura uko niboneye. Iryanyira bishwe. Iryanyira bishwe rega buriya. Ewe iso nakwanga kwita nabi koko. Umuntu umukobwa mwiza nkawe bamwita nyirabishwe ngo. Bakomanisha. Ese ubundi mama wawe akubyara bakwita iryo zina yarari he umubyeyi nkongoko. Umusazi uri igiki? Uvuze umusazi mitanibuka none nimugoroba ndi mu kabari. Ibintu byabaye. Umwana yagera ubyinara. Amaze gusinda bitavuga ngo no umusazi. Ubwo kuko bashatse kuvuga ko inzoga ari ibisazi tuba turi kugotomera. Uribyo wibimbira ko ntabwo nanywanye nawe. Wavuga ikintu kikugenza. Umfashije ikingenza bivuze ngo ukoze hasi unyibutse ibuye. Ikiri kungenza rero hari abantu benshi twirirwana bagiye bafite amazina agiye atandukanye ariko ngewe naravuze nti ngomba guhinduza izina ryanjye ngomba kurihinduza ariko kubera ko nkubonye nagushakaga ngabaje nkaho gusanga ngiye kugenda nsubira inyuma njya kuzana abasangira ngendo banje twese uraduhindurira amazina udushyirira amazina y'ibyana by'ibyuke natwe tumere nk'abandi. Ubundi se witwa ngewe nitwa Migozi Barenga yabo bakavuga y'abandi Jean Claude urumva ndashaka guhinduza izina rimwe muri ayo ngayo. Ni Barenga yabo bakavuga y'abandi koko muze ukuntu ushyanuka iryo zina rwose giye no kuri nida nagenda nkajya kubabwira ntibarihindure kubera ko baramutse barivanyeho nta kindi kintu cyaba kikubereye gihari. Uvuze gushyanuka rero nibuka akazina mama yanyitaga kera ngo ni Papa Shyano. Nanyuraga ahantu hose ngiye none urajyaga no kwishuri abana bose turi kumwe bavuga ngo Papa Shyano nagira ngo se nasize umwana mu rugo bita Shyano byagenze bite naho ngiye ubundi bakinyita ku kazina baravuga ngo Papa Shyano nagira ngo ndi umuhanzi neza. Yanuza nabo basangira ngendo bawe dukomeza akazi. Ahubwo reka nihute bafite ibizina bibi umva nawe urahava wumve reka ngende ko ba isirikoreye. Nk'uyu munyagwa aje asanga ndi kuri telefone aje yidumbukiza sinzi ngo nuwahe sinzi ngo yitwa ndusibye karivugiye aho ngaho. Ni Papa Shyano koko koza kwiterera mu mata nk'isazi. Nagenda bazane nabo ndebe ko bataye ubwenge nk'ubwe. Nguyu namuzanye rwose uyu niwe nakubwiraga wo musangira ngendo wanjye dusangira ingurube abagore abakobwa ibintu byose dusangira kabisira gahiye. Akonya gukubitwa n'inkuba we urarinda uvuga ngo ndi umusangira ngendo wawe kwiranga muntu yanjye hari ubwo uriho iyo tugiye kugura umubiri suguru wawe nkagura uwanjye twagura taraki singuri yanjye ukagura yawe muzehe wicaye simu yanjye nawe ukanywa yawe urarinda uvuga ngo ndi umusangira ngendo bubuye buryo. Ariko bidareka nkubaze ubu ngubu ushatse kuvuga ko ejo bundi nagusomeje kuri taraki yanjye naguze amafaranga 300 ntabwo nagusomeje. Nese niba warayisomejeho ntabwo wambwiye amagambo arenga icyata nsabye imbere y'abantu. Hanyuma se reka nkubaze we wari uri guhurutura byitwaga kuruka ntabwo we wambwira ubwo nyine nawe urambwiye. Nje nguzanya hano gukuraho kiriya kizina cyawe kimeze nk'amabyi y'itumba hano bari gukuraho amazina mabi yose agashira ku bantu. Kubona mwaremesheje inama ahangaha niho mwaje kwikurizaho amazina ariko we kuza wihuruza nk'ikirutsi ninde waguhamagaye wowe waje twebwe twaje mwipaki yacu nawe waje mwipaki mwe nawe waje coco akubuni nyakugwa muri wese we hari ubwo tuvuka uragenda usakuriza abantu utazi nuko byatangiye. Asakurize bitakureba wangegera wese ko kimeze naso no bufite yuza ugahagarara mu bantu b'abagabo ukavuga ngo ingegera ninde uryo wanyu maberanye wowe umugabo imonda kaninyu watereka mama ariko ibikorashwa nabyo bisigaye byaribonye maswabirimo debelebe ari se none aturutse hera nawe uteye turuka he ni mushingaho yego akomarisha yamye njewe nyirakazi hamwe je nitwa nyirakazi hamagana hano uhagaze ni mu kibaza cyaso cyangwa cyanyoko kuburyo uzutere induru gutyo ashwi
ubundi umuntu buresha nk'ibice nibwo gusa bufite amagambo. Ni icyase se ni icyase wawe. ahubwo hari ikintu utabonye supuresi yabonye congo uravuga abagufi urabona biri kumacinga nimuze mutonde umurongo ahangaha abantu baje kwikurizaho amazina ni bande ni njyewe nanjye avuga umwe wowe icyatuzanye nibyo bikuze ni njyewe natata Sovire umva muhagarare hano mwese murabona mwatonde umurongo hariya hano ku murongo wa mbere nanjye ubundi mwabukorera kunsakuriza wajya ngo muri amasanga y'ubu cyaragoye kabisa harabanzani ngaho muzeyi waba ufite amagambo menshi y'ibigofero by'umukara ngwino aho ngaho ngwino umbwira amazina yawe witwa amazina kamaze nipange mbone kuyakubwira urumva amazina yanjye nitwa Migozi waryanditse mbwira amazina yose tumenye ushaka nyavugire rimwe Migozi barenga yabo bakavuga y'abandi Jean Claude ukaba ushaka gusigara naho yahe barenga yabo bakavuga y'abandi rikureho ubwo nsigarane Migozi Jean Claude urahita utereramo akandi kazina k'abana b'ibyuki ariko sinabikubwiye ta Sevi ako kazina k'abana b'ibyuki wakazanye cyangwa ni wakazanye urakamimbira ariko yigirayo hakurikiraho Sava witwa je banyita nzaba ndwubaka Rubyimbura Vida Leopold. ngo nzaba ndwubaka Rubyimbura Vida Leopold. nzaba ndwubaka Rubyimbura Rubyimbura gusigara na yahe ndashaka gusigara na Vida Batoneke. wa mugabo uruzuye cyangwa uracagase ariko se eta CV urashaka kunyuzuza cyangwa ushaka kuncamo kabiri? muri ayo mazina uvuze nk'ayishoka vuga izina ushaka ko dusigaza muri systeme iryo udashaka tubivaneho. ndashaka gushyiramo Vida Batoneke ariko niba utazi gufata mu mutwe uzavuge haza abandi bakikorera gafatana amavi kuko abize ni benshi. wowe uje kunyigisha akazi ni wowe wamaye diplome vuga izina rimwe awasiki usigemo Vida yandika ngo nde usigemo Vida ryonyine Vida ryonyine ubwo uzongera usubira mu rusengero kujya kuba iryo watizwe ni irihe Leopold ubwo ndandika Vida Leopold kare kose se iyo ruvuga rukarika kwirirwa rutesha umuntu ariko abaturage bo muri aka gace nuko mwabaye igihe cyose muhora muzengereza abantu ako nawe mba mbona ushaka kunzamukana umva nkubwira bugiye hirya ku ruhande hakurikiraho undi mwaramutse ariko karamukire ku mugozi vuga ikikuzanye naye narinje guhinduza izina ryanjye bakwita nde nje nitwa Ngumba y'Ingwe Bugeri uvuze nitwa Ngumba y'Ingwe Bugeri none se bajya kukwita Ngumba bya rugara rwaragushizemo kabyagezwe na Nyamugiga wanjije urinda uvuga se ngo kubyara byari byananiye waramaye ngo ngutere inda ubona binaniye ahabwe tije kuza uvuga usebye abantu gusa niba kunkuraho izina bikunaniye umbwire nigira hano abwirwa inkuru yuko amashine yanjye yapfuye abanjije nakabwirwa inkuru mbi yuko inda watewe yavuyemo wagicuba rero igihe kiba cyamere ariko ubundi reka mbabaze abaturage bo muri kano gace mwavutse mutuzuye bababyaye mucagase babarereye muri kuveze icyambere cyo ntimugira ababyeyi ntimugira abantu bigeze babarera ngo babaho umuco ko nabonye mwese muteye kimwe mumeze kimwe mutekereza kimwe mugenda kimwe sitake by me hani soni nawe sitake by you utanzamukana nka kumena abayobozi bose baje muri uyu mudugudu batuzanyeho ibikoma tubaha ba nyina nyine wabona nkunyujije minki anyuzwa muri bene wanyu ugiye hirya ku ruhande ngo ndukurikiyeho ninde mwiriwe neza muyobo hagarara neza n'ikinyabupfura hagarara hanze kamuhagarare nk'abasitari hajya abasitari bahagarara gute ni gute hagarara ngahe muko wimarira amabuye nahagaze witwa nde njyewe nitwa reka nimara ubwo njyewe ubundi nitwa Nyirakazi hamagarira imbwakazi niko nitwa none narinje nyine kugira ngo munkureho Nyirakazi hamagarira na mbwakazi mbwakazi ndumva ari akazina keza mukanshyiraho n'imbwakazi ndumva ari ryo zina ryiza shaka umva muko nawe ubwawe ntabwo uzi uko witwa genda uzagaruke ejo baba we ubu se kuko ubu ndagiye koko genda niko mvuze reka ngende utankuriye wi sha umva mu minota nk'itanu ndabanje ndazinga mashine nze
kubera ko nabonye abaturage bo mu mudugudu ntago nzi ukuntu bameze. ubwo se uzagira umunwa kugeza rya Wacakira inimero za mudugudu kugira ngo tuganireho gato. Numara kuzibona uza kuza kumbwira. Sawa. Akazi n'akasamutwe kabisa. Uzi ko n'amazina yose bagiye bambwira kugira ngo nyinjire muri mashine byayoberanye koko. Ariko reka nze nkwereke. Ndaje njye guhamagara hejuru ku cyiciro. Ako babyimba ubonye ibintu utasevira nkore reba kugira ngo yifate ankubita urushya atanankoreye serivisi zari zanjyanye hariya ngewe nawe ujya undebera izina ry'Imana. Sha biriya bintu ntabwo ngiye nabyihanganira. Ariko se Migo uretse kubeshya koko yigeza gukoraho cyangwa ni wowe umuhaye nyine? Namwe nimukabonerana abantu baje ari bashyashya mu mudugudu ngo mushake kubafata nabi. Kari we nabonye uri gusakuza watereye hejuru, si njyewe wabanje, si wamereyeho umbwira nabi. Ninjye wahereye ubwira nabuzana ibyo mu kabari, nitugashake kuzana ibyo kurara mu kabari kwacu, twaraye mu kabari ngo dushake kubizana no kubayobozi. Cyakora wenda pasiteri niwe mbonye yakoze ku gapipi, aho uramubeshyera ntabwo yagukozeho. Uvuze ngo ukivida ngo njyewe yankoze ku gapipi, uzabaze shangiye ngira urupipi, ahubwo iyo akoraho yarewe uhitagwa muri koma. Ariko ibintu byo kwifata uvuga ngo yankoze ku gapipi wararebye usanga ariko mfite, uzabaze sha, uzabaze n'inyoni haka. umva rero kanjye mbabwire, nje ndi kubona muri gupfa ubusa, namwe nta kinyabupfura mugira. Nje ndi kumva rwose muzabanza mukihana iyo mico mubi mugira. Ziba ngaho gacucuke wagicucu we wagiye ufite ikinyabupfura. Ibintu byo kugenda ukamubwira buriya buzina ngo mbwakazi ngo wowe uriya n'umuco wajyanye mu bantu wagihuye nene. Akubundi nyagukubitwa n'inkubawe urarinda uvuga ngo umuco wowe ufite wakoze iki koko? Inkobore z'iki gihe niko zabaye. Ubundi yakitwa imbwakazi akagira uwuhe muco? Ese ko nuva mwese munyihaye namwe ariko nta kinyabupfura mugira. Ziba wowe mbwakazi Wowe gira ikinyabupfura cye wagicucu. Ariko rero Urumeze gusa nk'uruhu. murekeraho kwirwa muntu. Nagenda nk'abambarira ipantaro mudakanga ngo muri abagabo mwese nabakubita we. ipantaro se yikubita abantu ariko ariko umuntu bakwibizaga Ariko ubundi Tasevi ugiye kunyara se nze gufatire dore tuwarete ngiriya bwira ngo yerekeze ariko Iwe uzi ko nari narebye agushaka gufite ibitaye byiza maragenda bicubura neza cyo kibongo ayubuye koze baho ngaho wagira ngo sagira akabuno kameze nk'akishoka nk'ako kawe Mumbwirire reba ukuntu ruba ubona n'ubukwiye kuvuga mu bantu mureke kosereza ariko Bukigamana we. Nubwo nari ngiye kugikubita cya gikobwa nari nibeshye. Ni cyiza reba ibinyashi. uziye umukoraho uziye umukora buranijijisha nanjye namubonye Nanjye ubu nibwo mbitekerejeho. ahubwo seka ntabwo wananze kubibona Ariko uzitonde nanjye ko nabibonyeho. niba wabibonye se ninde nawe ndabibonye imbere mwana Twese twabibonanye. umva reta Tasevi reka nze guherekeza tujya kurya ese nanjye nahanyara Urajya kurya sitani. ntabwo se bibiro n'iki agiye gukora hariya agiye kunyara Ashobora kuba agiye kunyara ahubwo tugende tujya kumufatira uruhu. Muzi n'ikindi sinzongera gukorera mu cyaro, subiye i Kigali. Yeah!